sibyo, ariko ufashe umwana wabyaranye na Sam umugize inzoka muri filime yawe, icyo nicyo kiguteye ihungabana kuba Sam amagambo akubwira wowe ubwo utari kubasha kuyakira. Nibyo uri gucuruza kuko utashatse undi mwana mu casting umugire inzoka, ufashe umwana wabyaranye umugize inzoka, rero byo muri kuvugana. Miki w'Abanyarwanda ari mu bitaro. Ndahiye ku bantu nzi, ndahiye ku bavandimwe, ndahiye ku bantu bakuru, ndahiye ku miryango. Ntabwo nari kuza imbere hano ngo ngire ikintu mvuga iyo utavuga kuri Queen ya ntabwo ari kubasha kuvuga, ari kwibaza ngo uyu ari kunziza iki, njye napfuye iki nawe. Ese ntabwo ushobora kumva ko kuki ushobora kuba uri ikibazo muri sosiyete, ntabwo ushobora kuba utabangamiye abantu, ntabwo ushobora kubaho udateje intambara mu bantu. Nibyo pe uri umukobwa warakaye wirwanya, nibyo ndanabikubahira, ndanabigukundira kuba warirwanya kandi kuba ufite ahantu wageze, ariko ntibyari bikwiye ko uri umuntu mukuru uzuvuge ku bandi, bavuga ibintu bitubaka, uze no kubasenyera. Ubu se numara kudushwanisha uzunguka iki? Numara se kudusenyera basi wowe uzubaka iwawe, uzabaho se mu buhe buryo? Ni ukuri kw'Imana ntabwo ndi umuntu ukunda amatiku, sindi umuntu ukunda kuza mu bintu bitunguka, ndi umuntu w'umugabo wayo mu buzima bwanjye, ndi umuntu w'umugabo wayo mu buzima bw'ibanga, nta n'umuntu ubuze amakuru yanjye. Niba ngiye mbabwiye by'ibanga, ni ibanga riri mu kigihe kinini kuko yari insabye, arambwira ati ibi bintu njyewe nibyo bintera ihungabana, ariko noneho ryahungabana nanjye byagezeho. Bamuganiriza, dufite abaganga baganiriza abantu barwaye indwara zirimo ibintu bibi bakoze biri kubagaruka. Iminsi buriya yaba myinshi, nisi ko wahemutse no guhemukira umubyeyi none akigukunze. Njyewe ntabwo ambabarire nanabibona, ntabwo byari ngombwa ko nzabivuga, ariko ndabivuze kuko ari umwana wabinsabye, mbivuze mbabajwe n'umuryango wanjye yinjiriye avuga ibyo ashaka, ari none ari no kwisekera, ari guseka nyine, arakumva uburyo bw'umuntu uri guseka, ndetse ukumva ko nyine uri buze kubaho wamusebeje, kandi ukumva uri buze kubaho neza, ukanabaho uko ushaka, ariko byose bikava mu mbaraga n'imitsi zirimo gusenya bagenzi bawe. Namubajije uyu Mika ajya gukora ikiganiro mwabonye, aravuga ngo nyine yansubije mu mutwe adashaka kumvugisha, biturize ndanabyihorera nanabizi. Ngiye ko numva yandikiye Queen ngo nayo ndi kuvuga ngo Mitsutsu. Uri kuvuga Mitsutsu ahurira hehe nanjye? Mitsutsu erega ntabwo kuvuga ibintu mwabihishe bitavuze ko turi kubyumva, turi abantu bakuru twese, sibyo turi abantu bakuru twese. Uri kuvuga Mitsutsu mutsore bafitanye ikibazo, uramugarura mu bintu utamuvuzemo gute? Kandi gutyo mugenda ese kuki ushobora kubana nabi n'abantu? Abantu ntibakunda filime zawe, hari umuntu utareba filime za Miki. Miki afite filime yitwa Igihome, akajya n'indi filime yitwa My Daughter, sibyo? Izo filime zose Miki kazikoramo zikaba zimutunze, watuje ukarya aho ngayo ukabaho gutyo ko abantu bagukunda bazagushyigikira ugatera imbere. Ese ko niyo abantu batagushyigikira ko Imana izahaba ugakomeza ukabaho, ntabwo ushobora gutuza ukumva ko twese turi mu Rwanda kandi dukeneye amahoro, dukeneye n'amafaranga, ariko ukareka kuza gucreating ibintu bibi. Erega hari akazi kenshi dukora ku ruhande. Njye aside y'aka kazi nkora, njye n'ibindi bintu nkora pe, aho tubikoreramo barabizi, abakiriya banjye barabizi. Ntabwo undi muntu ukunda gutwikira ibintu ngo ngiye kubeshya ikintu kinini. Niyo nagikoze ari prank, wenda nagiye hanze barabikoresheje wanjye nawe abari bumure ni prank, nubwo buzima tujya twibereyemo kandi dufite abantu bikunda banabireba, sibyo? Wowe kanyuri kuruka mura dufite ibyo bihumbi birenga ku munsi, ijana, ukavuga ngo reka bana abantu inze nkwereke. Ese ngwino twereke, ngwino tukurebe. Ese ngo ukeka ko mu buzima nukomeza kuba uhanganye, ntabwo ushobora kuba udasapotinga abandi, ntushobora kuba udafatikanya n'abantu. Impamvu n'ibyo bintu ntazi imbere ya kamera ngo ngire ikintu mubwire ngo kuri ubwo buzima, ni uko hari n'umuntu ubayeho nabi kandi agirira abandi nabi akabaho, ari wowe gusa akanya ko wabikoze kugira ngo ubeho, ko wabikoze kugira ngo uhuze n'abantu. Ubu ngubu abantu mwahuje, uzi ko n'inshuti zawe zishobora kuba zitakwishimiye, sibyo? Ariko ufashe umwana wabyaranye na Sam umugize inzoka muri filime yawe, icyo nicyo kiguteye ihungabana kuba Sam amagambo akubwira wowe ubwo utari kubasha kuyakira. Nibyo uri gucuruza kuko utashatse undi mwana mu casting umugire inzoka, ufashe umwana wabyaranye umugize inzoka, rero byo muri kuvugana wowe ugahita uzana amarangamutima ukaza ukayatura ku bantu mutanaherukanye, muberuka kuvugana, utazi ubuzima babayemo, ahubwo just we kugira ngo nyine ubeho. Utangiye guhimba ibindi bintu bidahari, utangiye kuvuga ibindi bintu tutazi, utangiye gukora ibindi bintu warengereye, warenze umupaka, urimo urakora ibintu bitubaka. Ntabwo wagombaga kuza kwinagira umutima woroshye mu izina ry'Imana.